Bakunzi ba Kiza Cloud TV ko mubimenyereye rero ndi umugabo Imana yagiriye neza ndi umugabo Imana yakuye mu byaha ngo mubimenyereye mbashakira amakuru yo kuganira ivuga butumwa ubuhamya ibintu Imana igenda ikora ibitangaza rero naje hani Butare mu kare ka Gisagara hari umudamu naje gusura ufite umwana udasanzwe mugiye gukurikira tuje kumureba kugira ngo mukurikirane kuntu Imana idashoboye Imana irema ubwo bicara rifite amaguru kumvura nezero kumva abandi badafite amaguru hano badafite badafite 12 ko bahamye Imana kandi bagasenga iyo tuye gusura umuvyeyi mu mukurikirane murebe kuntu Imana ikomeye kuntu Imana itangaje kandi bashimira abana kwa subscribe comment share n'ibindi Imana mu ijuru ikomeze bamugisha katiye kureba umuvyeyi turagushimye Imana nziza uri Imana ikomeye uri Imana igira neza uri Imana y'urukundo kuri databuja rero turi imbere yawe tugiye gukora ikiganiro utuyobore umwuka wera tuyobore ibyo tugiye gukora ibiganiro bigire ku bantu benshi kandi bagira akamaro ubuhamya bw'uyu muvyeyi n'umugabo we bubagira akamaro kugira ngo abasha gufashwa abihangana bihangane kandi bujya gukomeza bana natwe tuyobore mu kiganiro kigiye gutangira turazi ko ushoboye turazi ko Imana ikomeye mukabera amanuka tuyobore twizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen uko mubimenyereye rero akunzi ba Kiza Cloud TV channel ndabashuhuje abari muri Amerika abari mu Bwongereza mu Faransa isi yose itandukanye ndabashuhuje umwami Imana akomeza bishimire uko mubibona ko imbere za kamera za Kiza Cloud TV tutabatumirwa uti umudamu ufite n'uyu muvyeyi nifuje kuza kubasura rero aho batuye babwire babasobanurire mukurikirana nyine uko bimeze mumeze mute mu mudugudu wataha n'ubu Imana yatugire neza turi gukorera mituweli turi hariya kwa bantu baranyuma ejo bundi badutumyeho no kugira ngo ubuyobozi bukwirukanke bagenda ugakora nk'abandi bose ubu natwe turashima Imana nta kibazo yego uwo witwa ngo amazina twiyadukurikiye babwire amazina yawe witwa Batista Ndayambaje umudamu yitwa Irategeka Imana Francine yitwa Francina uyinda yambaje Francine amakuru menshi abantu bambwiye ati ari umudamu wabaje ari umudamu ufite umwana udasanzwe ati hari umudamu afite umwana umwana wa niki ameze gute niki kibazo afite byagenze gute abantu bose bavuga batangara umwana wawe ko bavuga nagasanzwe ni byagenze dubuhamya mu gato y'umwana wawe uko bimeze n'impamvu ya byose nuko byagenze yangamere kugenda naravuje maze kuvura bari abaganga bitabwaye barabakanira nta hantu nirutse na hamwe uretse ko nyuma yaho baje ku cyiciro cya gatatu mbura ubufasha no kumuvuza biba ikibazo nanjye ndarwara ubu ndi gukorera mituweli ubushize hari umugira neza wangiriye neza mituweli ndayishyura uko kano kananiba naje gafata mituweli maze kuyishyura ubu noneho ndi gukorera iyindi ndi gukora nk'abandi babyeyi tukava mu mukabande tukagira gute turi gushyiramo kariyeri abaha abana bagaridene bari kwiga hano kwa barura duhereye hano kwa Bikira Mariya ndumva nta muntu utahaye Francis sonora abantu dukurikiye uvuge cyane kandi basobanure neza umwana afite kiye kibazo ndi ameze gute ni mu byagenze gute ntahaguruka kwicara aricara akirisha ariko ntahaguruka ntabwo agenda ntabwo abona ni impumyi ntagenda ntanabona byose mbese none se ko Francis bafubise Berize wika Berize Francis tubwire abantu uyu mwana baramutanga na mukecuru bamukanyanyeza hano bari kuganira rwose aravuga se n'ubu barimo baganira n'ubwo arimo aramuhamagara se mukecuru wagiye aragamba asi dubuhamye abantu benshi bavuga ati umwana byaye umwana guyu ntabwo ntazamara bambwize kumbwira ariko urabyihanganira ntabwo wamujugunya ngize kumbwira yuko ngo bakubwiye ngo mujugunye ibyo barabitubwiye ariko ntabwo wabikora babwa mu mujugunye ntazamara iyo ngwe wanamufungirwa wafungirwa n'ubutanzamo n'umwana wawe uramukunda aramubyaye ari abantu babyara abana bakabajugunya hano babyara abantu babyara umwana bakumva ntabwo ari uwabo none urambwira ati ndwara ikimuga nubwo atabona nubwo atagenda ariko n'umwana wawe tugambaragamba no kuririmbira umwana wanjye nageze aho bagenzi banjye bose bari shima Imana gakwaye yarakiri hariya urabizi twarasenganaga tukagera gute no mu basaveri hose tukajyayo urumva tugategura n'isakramento ejo bundi niwe wabuzemo n'indabo twarazijyanye kubera Imana ariko byaratunganye Francis tubwire abantu benshi baravuga ngo Imana ntabwo ibaho niki bavuga Imana ibaho pe
naburiye umubwiye nkunda kujyana mu rusengero nkamujya gute akakubwira ngo urusaku rw'inyoni ntirugusha igiti ngo Imana iravuga ngo baho nanjye mbere akakuririmba uturirimbo ati ibi bintu ni Yesu wabikoze nuciye hano akamuseka we aravuga ati ibi bintu ni Yesu wabikoze. Wa mugabo rero kubyara umwana nkuriya abandi bagabo batabagore babo cyangwa se bakagira ndabyihanganira cyane ntari natwe nuko twabonye bitugenda tumufata uko nguko yankuye ntekereje ibyo nari ndimo ntekereje ukuntu Imana yangiye neza ntekereje ukuntu hari abantu bafite amaguru hari abantu bagenda bakorera Imana birambabaza cyane. Ubu nabuze nk'itike n'ubundi nari kuzarangiza mituweli nkajya gukorera itike ubundi barangiza bakanjyana i Kabgayi nabwo i Kabgayi nkajya i Gahini narangiza nkabona kubona akagare k'umwana nijya mvuye mu gasozi nta murima ngira habe n'agatelefone dore akarima mpinga naka akandumika ariko kubera ko mwana ngo mwabyihangana wowe uri cyo yakirije gushyitsa nta kibazo mwabonye bakunze bakiza Claude TV abantu hereye mu kwistandukanye abanyamasengesho abantu bafasha mwabonye umwana afite urasenga ni byiza afite imyaka 15 uyu mwana mwamubonye ntabwo agenda ntabwo avuga aragira ati n'umwana wanjye ariko Imana yo mu ijuru ikomeje kudutiza ubuzima kandi ndamwishimira n'umwana wanjye murabibona ukuntu ameze uyu mwana ntabwo yavuze ati n'umwana ubwo atameze gutya kamujugunye cyangwa se reka mute cyangwa se reka mushyire hara ku gasozi cyangwa se mwice yaremeye aramurera aramugataza bati ntabwo azakura kuri ariko n'uwawe n'Imana yamuguhaye kereka Imana imuvanye mu mwuka nibwo wagenda ugashyingura bwira ababyeyi badukurikiye hari abadukurikiye hano badukurikiye bari muri Amerika bari mu Burayi kw'isi itandukanye ikintu babwira ku bantu babyeyi bafata abana bakabajugunya harimo n'abakuramo amada harimo n'abandi benshi cyane uyu mwana niki wabwira ababyeyi bagenzi bawe nababwira kwihangana bakamera nkuko nanjye nabyihanganye bakomeza abana ngo ameze kuri iyi tunari kumwe rwose tuzajyana i Kabgayi bamwe n'abikiruhura n'abantu bagiye batandukanye si mu mudugudu ariko tugiye dutandukanye ubu hari n'undi tujyana twamara kujyana umwana we yirirwa arira ariko ni umunyakigara mubwira kwihangana namubwiye ntubonye wanjye warira naba nawe arareba akanabona namubwiye nti mama ntihangane we mukobita ejo bundi n'amarira aragwa twicaye mu masaka niyo bazotewe gitari kugira ntihangane ubonye wanjye wahitira akanakuririmbira ugataha akanakubwira ati nishimiye kwakira hari umuntu waje hano mu rugo aramubwira ngo twamubyara wanjye Karama hari akana ngo kakagoryi ngo kameze nkaka yamwishyizemo nubwo yacana mu muharura akasuhuza hano ahita amubwira ati akagoryi se ati hita utaha iwanyu bano bari wowe hano mwitaha ni umutura Yesu ari nyawe yakira ukiyakira mu mutima wawe nimba bagiye gusenga twagize Imana baradufungurira turagenda tugasenga ntari ni sacrament twarariteguye ni wowe twabuze ngo nk'umuntu w'Imana jewe nanjye oya wowe tubonye hose turisengera iyo ubonye akanya ubona wakererewe misa hariya nawe uragenda ugasenga haba ari mu masengesho yo kuwa gatatu uragenda ugasenga haba ari kuwa kane bugacye mu gitondo ugasenga bya bindi byose barabikubwira nuriya mu mama wita Rufosina ubi Kigali wavuye muri Bagabo aravuga ati urusaku rw'inyoni ntirugusha igiti Imana yaravuze ngo baho nanjye mbe wa mugabo we rero wa mugabo we urabona ubyaye umwana nkuriya uzi kuzabyira umwana muzima akajya kuvomera amazi akajya atashya inkwi akajya mbese kuba hafi umaze kubura umwana abo bakurikirana baramugaburira pe nta n'umuntu umwana umaze kubyara umwana nkuriya wabyakiriye byakire nta kibazo narishimye none se wafata umwana nkuru ukamujugunya no kuba bavuga ngo ni mu mujugunye cyangwa mu muhesi ngo mu mujugunya mu muhesi umuyapanya ibyo ntago nabikora ntago nabikora umwana n'umwana kimwe nk'abandi nanjye nkuko navutse nk'abandi ntago nabikora reka ahubwo ni Imana yananga yahubwo kandi imbere ushobora kubona ibyiza birenze bya bindi nanze no kongera kubyara nahise nshyiramo agapira k'imyaka 5 noneho hari igihe nabyara n'utagira n'amaboko nahise mboneza do nishyiramo agapira nuko nangana gukunze nahise ngashyiramo kitana singaka kubera ko wabyaye umwana nkuriya yakize ubwoba nahise ngira ubwoba ntago nzongera kubyara ibyo bintu nabisezeye
kubera n'Imana izambabarira izabyara izagushumbusha. Imana ni nziza kubera guhaye umwana nk'uriya, hari impamvu yamuguhaye, hari impamvu yabikoze kuri nagize Imana. Hari akandi kana afite hariya, urumva ko ngako karimo kamamagara ngo mama ndakabyara, ariko navuze ntabwo nzongera, ni kariya naciriho, ni kariya nagaherereza kanjye nzarera bufite. Oya, ntabwo Imana ntabwo nabyemera ko uzabyara umwana umwe cyangwa ngo kuba wagize ubwo ukagira ubwoba ko ubyara undi mwana. Imana ntabwo ari impamvu yaguhaye umwana, ashobora kuba umwana ari ariko nakurikijeho kariya kana ako karimo gamagara ngo mama. Ni ukuri Francine, nziza yuko Imana yo mu ijuru, Imana ishimwe cyane, Imana umugisha ko wagiye umwana nk'uyu nguyu rwose, ntumujugunye kuko bavuga ngo umuteme umujugunye mwese mwakanye umwice. Rero hari impamvu n'abanyura hano bagaseka ngo twamucishirijemo bavuga amagambo menshi adatandukanye, kandi nawe niba hazi mu mudomo bakagusebya ati uriya mwana ni ibirozi, niko mwamucishijemo, mwe mwabishatse, kubera n'amagambo nyine we abavuga. Mukecuru wawe mukanyaciya ati mukecuru tese wagiye, baraganira, mukecuru wawe arangije arimanukira, wumvise atavuga tese mukecuru tese wagiye, kubera ko azi ko bari bari kumwe. Ese Francine, iyo mugiye ku kazi umwana mumusigira nde? Ese hano mugiye muramujyana bigenda gutubwira? Ndabyuka, namara kubyuka ngateka igikoma, namara guteka igikoma nkakimusigira, nkamusigira mu gikombe, ariko maze kumuha icyayi undi ngafunga nkigendera, nkamusiga hano twiryamanira hano mu muryango. Ese umufungiranye? Ndafunga nkagenda pe, n'abajura baraza hano bakatwiba, bakagira gute n'ingufuri bakazica, n'abaje bundi baraje baratwiba ingufuri barazica, nta kintu na kimwe kugira hano mu rugo. Barakwibye kubera ko ntabwo wagiye. Ubu bantwaye n'ibyangombwa, n'ubundi gushakisha ibyangombwa, ningenda ubu nzahita njya kuzurisha ku murenge n'ahandi. Kasi ntubabare ngo mituweli. Ubundi kuvuga nti mituweli y'abantu batatu, iyawe n'iy'umugabo wawe n'iy'umwana nzayitanga. Ndi kubure iy'abana babiri bonyine nzayitanga. Maze kugeza mu Imbabyezi, ejo ibyo nzabyishyura mituweli nzayitanga. Ndakuzabukoze mwene data, Imana izatanga iy'umugabo wawe, nanga iyawe, ubwo n'abana babiri nzazitanga mituweli. Narindi gukora hariya afite mu Imbabyezi 16, ejo nzaba ngeze 17, ubundi nishyura 18. Hasi ubona isi tugezemo, ubona ibihe tugezemo bya none, nta muntu wabwira ikibazo cyawe ufite ngo akumve, twarasenga nta n'uwagufungura gutya gutaranga bigenda gute ukatutubona ngenda byakira ngabyakira tukabyihana. Ubona ari ikihe kibi nubwo nabamburaye, urukundo rwashize mu bantu n'ibihe bya nyuma, ni iki kibitera? Ubona ari ikihe kibitera? Ibintu byarahindutse, urabona hariya kwa mukecuru twadutuye twagendaga turi abana, abantu basenga, abantu babira tumubiri, abantu bumva ko bagezeyo bakaba bafite amafaranga, bakafite imodoka, bakumva ngo birahagije. Ntabwo bihagije. Abantu mu isi hano babaye, abantu bashima Imana ati nubwo ufite umwana umeze gutyo utabona ntagende, ariko ndashima Imana. Ntukajye wicara imodoka yawe rero ry'umunyenga uryifite byati nagezeyo. Rero byose ni Imana itanga, Imana yaguhaye niyo imwe bariya, ahubwo kitwa ko twese n'abakristo twagasengeranye, tugafashanya, tugasangira umugozi umwe, hano bazajya mu ijuru. Tugasengera twese, tugafashanya mu bushobozi dufite, mu bice byawe ufite, ugafasha umuntu, ugafasha ubabaye, ukanamusengera, ukamuha hafi, kuko buri wese akeneye guhumurizwa, akeneye gufasha ntabwo ari amafaranga menshi, gufasha ntabwo ari ibintu byinshi, gufasha ni umutima w'umuntu, kandi ni ukuri Imana izabibashoboza, izajya ibamugisha. Rero ubibona nk'umubyeyi we, naravuje birananira, bashyira mu cyiciro cya 3, mbura ubufasha, barongera abantu nabo bashyira mu cya 2, ariko nta bufasha nabona. N'ubundi mituweli sinabuze kuyirinda. Mbese ubundi Francine hari ikintu nyibaza, uyu mwana umuvuje yakira? Bari bambwiye ejo bundi nyine tugiye ku murenge, ntibamuha akagare, baratubwira ati muzabanze nk'abantu mufite abana batoya nk'aba mu Gikabwayi. Ikindi gikorwa bari kudukorera n'ubuvugizi bavugira bariya bamugaye, ejo bundi barambwiye ati ni ukuzamujyana ku ishuri, ndetse katabona akaba adahaguruka, akaba atagenda. Baranasenze, twasanze bari mu masengesho, natwe turicaye turasenga, tukiganiraho icyo kibazo, umuvugizi uvugira abamugaye. Ubu nanjye ntegereje ko bazahamagara, yenda bakaza bakamutora bakamujyana ku ishuri, ariko nta muntu napfa kumuha
ndahamagaye nk'abaturanyi babone ko bamujyanye ntabwo ibyo ngibyo nabikora. Nese Francine bakaziga atabona atagenda yenda baragira ngo azajya aganiriza nk'abandi bana nk'uko aririmba ati ibi bintu ni Yesu wabikoze. Iyo umuhaye igikombe cy'igikoma arinywesha wamuha ibiryo akikoreramo akirisha icyo adashoboye akakihorera. Nese nakora iki no kwituma no kumukuraho yashobora no kwituma no kuryama kuri agahita yituma cyangwa na kuri yiyicariye. ntabwo uba wumva wicuza ko mpamvu mubyaye? Oya njye narangije kubyakira. Hari nabo nasanze batameze nkawe natashye mvugana umwana wanjye ni muzima twagiye hariya kuri paruwasi hamwe twajyaga dukorera iki twagiye nko mu mahugurwa twagiye no mu nganda. Padiri Gakwaya niwe wadushyize muri mitori yagiye ataziduhaye ntabyo twarajya mituweli nibyo kunzazitanga izabo bana babiri n'izanyu nzazitanga nta kibazo. ariko ndumva hariya nari ngiye kubisoza ndumva njye nta kibazo mfite ni imibyizi 3 navuga mituweli rwose narindi kuzikorera maze nk'ibyumweru 3 siragira n'ubu n'ejo nzasubira mu kazi. Nugire ikibazo Imana buriya hari ikintu igenda ikora izagira ibikora. Niki wasaba dukurikiye niki wabwira abadukurikiye niye nkungu ushaka no ubukozwaho n'umutima wumva yagufasha yaba ari mu Rwanda ari mu mahanga niki kintu wabwira umati genda umuntu amfashe iki ngiki nakwishima n'umuntu afashe iki ngiki byagenda niki mbo wasaba abantu badukurikiye. Rero nanjye urabona mba hano urumva ndacumbitse uriya mukobwa urazi ko hano ari hiwawe nubwo yaturekeye hano mukecuru yamaze gupfa nari mfite undi mwana hano bita Diane mukuru bariga mu wa mbere n'ubu hari umuntu wamufashije bakimara kutwiba yibera hariya ku cyapa urumva n'umuvandimwe nk'uko twajyana agiye kurera uyu nguyu umwana yaramusigaranye nta nzu tugira nta n'ikintu na kimwe. Mushiki w'uyu nawe yaraza akadusanga nta butaka ntaki. Niki ugisegera Imana ubusaba Imana bwira abantu bawe? Njye mbonye naho nakwicara nkaha cyangwa nkabona n'udufaranga nkagura n'uturima nkatisha njye nashima Imana. Niyo mituweli nkazajya mbona uko nayishaka nkayishyura kwikorera agatebo k'inyanya n'ibyananira cyangwa ngacuruza n'utundi dushoboka n'akarima nkabonye nakagura niyo nzu ngibonye najyamo nicyo nashima Imana. Nabyumvise ati nukuri nubwo mubona arimo kubyukirizwamo mu nubwo mubona nibereye ati ubuzima bwo muri ako bworoshye ariko ndasenga nzi ko Imana izakora ibitangaza ati hari umuntu ufite ubushobozi yamfasha ntawo kubangira ntabwo byoroshye ati yongeye mu kazi umwana ngamufungirana akagenda ngagenda ngakorera 700 none se nakwicara hano nkamuha icyo gikoma se nakibona abo nkoreye nawe Imana iguha umugisha sisaba byinshi n'ubusina ari kuburana ndengerwa n'inshuti n'abavandimwe ariko Imana iguha umugisha ndishimye kubyo ukoze byose Imana iguha umugisha naho ugenda hose. Gusenga Imana kuzana inshuti inzira z'Imana zirenga 1000 n'abadukurikira ngari muri Amerika ati uriya mubyeyi ndagufasha abakurikira hana washaka gufasha gute ese yakubona gute byagenda gute? Ndumva namara nk'ukwezi yenda nicaye hano ufite telefone cyasa mukade yanjye baraje ejo bundi batwege nayo bahita bayitwara bamaye ubufasha bwawe nawe ufatana kuzana nta kibazo urabyizeye nari na telefone ugira wowe washaka kumufasha rero nta kibazo n'ukuri yaza nkamugezaho dore nguyu yazashaka umwanya akazambwira akantuma namutumikira uko yashoboza rwose nta kibazo kandi n'ukunda bizwa abantu badukurikiye abanyamasengesho n'abantu bafasha akeneye amasengesho akeneye gusengerwa akenewe gusengerwa n'ufatika wabugira yamuha kandi Imana ibumugisha. Rero ndabashimiye ko natwe nubwo ntacyo tubahaye ndabashimiye twagiranye beza nubwo muntu oya nta kibazo ndabashimiye rero n'ukuri Imana mu ijuru Imana amahoro Imana y'umugisha umugisha umwana wanyu hari mama barabaye umwana wanyu ntuzacika intege ntuzamujugunye ntuzubwabwa ngo umujugunye ntuzabikore hari impamvu Imana yamuguhaye agiye aba ari umugisha n'ukuri Imana mu ijuru kandi komeze kwagurimba kugire neza kubera Imana dusoza umugabo rero cy'icyo byabadukurikiye turabyihanganira nubwo bavuga ngo tumujugunye cyangwa ariko jewe ntabwo kugishyiramo nakomeje kumufata nk'abandi bantu ndihangana kugana n'ubu akabashije kubakiriho ubasha kudufata ubasha kudufasha yadufasha ndabashimiye rero kandi ndabakunda nzababa hafi ko nzashobozwa nzajya mbasura nzafite nzabubahereza kandi tuzajya tunabasengera.
turagushimira tamwiza wo mu ijuru, tugushimiye kugira ngo tugiranye uyu mubyeyi uramubona uramusobanukira Francina umugisha umuye kwihangana uyu mwana wiwe ntabwo ari uwo muvumo na wumugisha ni ukuri kandi no mumuhaye hari impamvu hari benshi bifuza abana bakababura baramumuhaye nubwo ari ikimuga akaba atabona akaba atagenda hari impamvu amumuhaye hari igihe asanga ari umugisha hari igihe asanga ari iyo kaduma wamuhaye iyo ni ukuri ndamusengeye kugira ngo umuhe kwihangana ukomeze umurinde kandi uyu mwana umukuze hari impamvu rero usanga buri umwe wese mugire neza kandi wabashe kumva iki kiganiro wese ni ukuri ufite umutima wo gufasha kandi bamwe bamusengere kugira ngo ukomeze iki kintu ukora mwami urakoze kuko byumvise mu izina rya Yesu wacu amen. Urakoze rero.